Yes, ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha wowe mukunzi wacu ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize kugenda ugira ijoro ryiza wiyumvira Imena Sport, aho tubasha kugenda tukugezaho byinshi biri kugenda bivugwa yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, dore ko nyaboneka biba ari byinshi ibiri kuvugwa rero muri aka kanya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikipe ya Gasogi United kuri match yari iriho igenda ikina ikaba imaze guhita yirukana umutoza wayo mukuru nyuma yo kugenda atsindwa n'ikipe ya Police FC ibitego 2-0. Nyuma yaho rero umusore bita Acukuma akomeje kugenda yandagaza abadefenseri ba hano mu Rwanda, umusore mugufiya cyane, ntatinya no kuvuga ko ari umwe mu basore bagufiya hano muri championnat. Yongeye kugenda atsinda igitego cy'umutwe, mayaho yaje kugenda atsinda igitego cy'umutwe kuri match ya APR, abantu birabatangaza. So rero maginga yangaya yongeye kugenda abishimangira kuri match ya Gasogi United. Kakuza Charles ahita abwira umutoza ati ndakwirukanye kabisa, kuko mu masezerano y'uyu mutoza hari harimo nuko natsindwa match ebyiri zikurikira eshatu ntatsinzi azahita amwereka umuryango. Buze kugenda tugarukaho ndaza guhita nca mu ikipe ya Rayon Sport rero abasore bayo bakaba baraye hano mu karere ka Ngoma. Ese baraye bakora iki? Nta kindi cyabajyanye uretse kwitegura match bafitanye n'ikipe ya Muhazi, match ikomeye cyane. Ubona ko abasore b'ikipe ya Rayon Sport bitezeho byinshi cyane bagomba kugenda abakora, ahubwo tukavuga ati ese baraza kugenda bava ahangaha mu karere ka Ngoma nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport nyine ibashije kugenda inganya n'ikipe ya Marine FC muri match iheruka igahita inatakaza umwanya wa mbere. Nako ku munsi wo ku cyumweru bukeye bwaho rero APR izaba iri gukina n'ikipe ya ETSR iheruka gutsindwa n'ikipe ya Kiyovu Sport. Abafana bakavuga bati match mwayigurishije, nituramuka tumanutse ntabwo tuzigera tubababarira bitewe n'iyi scenario yaje kugenda iba. Nibyo ishi rero biri kugenda bivugwa muri Rayon Sport ndetse nano muri championnat turi buze kugenda dusesengura, ariko mwaboneka ntimuze kujya kure kuko turaza kunyarukira ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi rero nta kindi kiri kuvugwa uretse championnat naho ziri buze kuba zigenda zikomeza muri iyi weekend, dore ko yaba mu gihugu cy'Ubwongereza championnat zirari, mu gihugu cya Espagne zirahari, ndetse nk'abandi buje no mu matransfer agiye atandukanye hano ku mugabane w'i Burayi. Nyaboneka rero icyo ngusaba wowe ntujye kure y'inyakira amajwi yawe, ahubwo ubi hafi ubundi baje kugenda nkugezaho byinshi cyane biri kugenda bivugwa hano kuri uyu mugoroba, cyane cyane hano ku Mena Sport. Ngira ngo turi buze kuba turi kumwe nabwo ni rero turi kumwe n'ikinyobwa bita Ikosora rero ukaba warisanga heshi hagiye hatandukanye hano mu gihugu cyacu. Yaba wowe wifuza kugenda urirangura akaba wagenda ubona Ikosora hirya no hino, dore ko ari ikinyobwa cyiza cyane gikoze muri kaneti. Reka mbanze namamaza gatoya, turagaruka mu makuru yacu mu kanya gatoya. Ukundare yabakeye ku mubiri no ku mutima, Hussein Biri na Sarita bambutse Kivu, Makenzi na Fuadi bambuka Kanyaru, ngo bakine ubuhanga begukana ibikombe. Mbesuraho mujyema na Kasimu na Tanazi, akarusha Ikosora ikozwe mu bimera by'umwimerere kandi ibyo bimera bifite umumaro mu buzima. Dukunda Ikosora kuko Ikosora mu buzima bisa. Ikosora
compagnie. Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano Suraho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu rya Rayon n'u Rwanda ruhagoye mu ruhango bayiharaza ibihozo ni nyiricyubahiro cyankuriye ingoma ari nawe ndasigara uzimenyera kawunga bantu b'imahanga n'ab'iki gisata cyose benshi muri mwe Rayon niyo nshuti mu kubyatura kwanyu bidutera ishema Imana niyo nkuru ibaragira ibarinde ijambo mera ndaryumva nkumva budala se yamwise neza uwo ni Sekamana umuyobozi umurenzi umureye usenga Imana tumuhawe n'Imana Imana irakiza tuyishimire duhese umuganamfura urugamba rwaje rwakarugondera k'umugonzi amarushanwa menshi hari aho asa na jihadi ye bafana bakunzi mwibuka aya mateka Nyabugogo Nyanza byari ibirori akayira gasangwa mu mabara abiri ubururu n'umweru amasumbuko ari igisebe Dogora Begamitara bayobora amajyepfo na polisi y'igihugu abona abahamya iyo nibutse uwo mutaga nikora ndata Imana ukunda yabakeye ku mubiri no ku mutima Hussein Biri na Sarita bambutse Kivu Makenzi na Fuadi bambuka Kanyaru ngo bakine ubuhanga begukana ibikombe mbese uraho Mugema na Kasimu na Tanazi yeka ijuka hajuraho mbengarambi uraho Budugomezi Rauru Thierry Ali
rw'amayeri yerekane mu kibuga. Cedric Moses Raro nzarora harora ripe. Yves Yusuf Abubi Dina Didier. Umudiho w'incundura mu buduhozemo. Leyo nurenga ikabaru uzuze bagore. Utisina na jyojyori n'abapolisi. Kagere na Jacques nshuti ntibahusha. Nawe Kanyamayayi na Kanyandekwe. Gerard Diofili barayifata. Umufana w'umwaka rwa Rutabura. Creyo ni wowe nkunda n'ikimenyimenyi. Ubu nkuba n'ubutitsa nitwaje agakwaya. Kandi nizeye Imana nzakarema gakumba. Nzakugabira ishyo abawe bakame. Nzakujyana i Kanombe twibire mu birere. Tube baserugenda amahanga tuyahige. Isisibanira i Rwanda ishaka isaro ry'i Nyanza. Isisibanira i Rwanda ishaka isaro ry'i Nyanza. Isisibanira i Rwanda ishaka isaro ry'i Nyanza.